Aperi FC, Aperi FC, abakunzi bawe tuguri inyuma. Aperi FC, Aperi FC, abakunzi bawe tuguri inyuma. Yes, ikaze nanone wowe ukunda ibiganiro binyura hano kuri Nepo TV official. Ndagusuhuje nguhaye ikaze. Ndaje uyu munsi nkuko mubyumvise dutangiranye n'indirimbo ya APR Football Club, kipe y'ingabo z'igihugu. Ndaje ngo tuyivuge kuri ino ekipe ndetse tunakomoze kuri derby zaba kuri uyu wa gatandatu. Ni derby izabera muri Stade Amahoro ku isaha ya 12. Ni Peace Cup final, ni match itegerejwe na benshi. Nibyo nje kugira ngo tugende turebera hamwe, ariko by'umwihariko munyemerere nditsa kuri ekipe ya APR Football Club turebe ibikomeje kwivugwaho, dore ko iyi kipe ikigaragara nk'uko mubona kuri title ni ikipe yabuze ikiri nayimira. Bihagaze gute? Nibyo nje kugira ngo tugende tureba. Ni ikipe yabuze ibisubizo ahanini mu bakinyi bayo bagiye batandukanye. Ibyo ndaje ngo tugende tubirebera hamwe. Ndumva rero ntatinze cyane, nawe ikaze. Iyi ni Nepo TV official. Ibuka kureba ko akanda subscribe, hanyuma tujye tubana buri munsi. Gore kanze dutangire neza muri ubu buryo. Kambanza kiramo akarembo k'iyi ekipe, hanyuma nze tugende tureba ibikomeje kuvugwa muri ino derby. Aperi FC, Aperi FC, abakunzi bawe tuguri inyuma. Aperi FC, Aperi FC, abakunzi bawe tuguri inyuma. Yes, nkuko mubyumvise dutangiranye n'indirimbo ya APR Football Club. Nizere neza ko abakunzi bayo cyangwa se abakunzi b'iyi ekipe aka karirimbo kabanyuze. Mbere uko nerekeza kuri no derby no kurebera hamwe ibivuga ku ma ekipe yombi, ariko by'umwihariko nabwiye ko ndigitse ku ekipe ya APR Football Club. Reka mbanze gatomba akakudeti. Icyo wamenye nuko hariya ku bakunzi ba Cristiano Ronaldo muri Saudi Arabia uyu munsi baramuka batsinze umukino bafite. Uyu Cristiano Ronaldo aramuka atsinze umukino, araza kwegukana igikombe cya championnat. Ikindi kintu wamenya nuko hano mu mugabane wa Afrika ni ikipe ya Pyramid yaraye itwaye igikombe cya championnat ya Misiri. Ikipe ya Zamalek yaje kubitwara igikombe cya championnat, ahubwo Pyramid yaje kuri ya kabiri ndetse na Al Ahly iza kugenda iri ya gatatu. Ubwo ni vuga ku mugabane wa Afrika, nicyo naba ngiye nkubwiye. Reka twizira hano mu Rwanda, ngo naka update nenge gutanga. Nta byinshi ndi burivugeho, ibyinshi tuzabivuga muri video ziri imbere, ahubwo reka tuvuge kuri ino derby. Icyo wamenye derby ni derby itegerejwe, ni umukino utegerejwe, ni umukino benshi bakaniye, na amakipe yombi akaniye. Ni umukino kandi urebye ku biciro bijyanye no kugura amatike, na amatike amaze kugurwa hafi abarenga 15 bamaze kugura amatike. Ni umukino wakaniwe rero ku mpande zombi. Ni umukino kandi washyizweho abasifuzi batavugwa rumwe cyangwa se batumvikanwaho, nyuma yaho twari habishijwe amakuru yuko hashobora kuza umusifuzi mpuzamahanga, ariko ibyo ngibyo Ferwafa ikaza kugenda ibitera utwatsi. Ferwafa amaze kwemeza abasifuzi 4 bazasifura umukino. Umusifuzi wa 4 ni uwitwa Kayitare David, hanyuma umusifuzi wa hagati mu kibuga ni uwitwa Rulisa Patience, uyu nguyu akazaba ari hagati mu kibuga. Hanyuma umusifuzi Mugabo Eric, uyu nguyu nawe azaba habaye, uyu azaba sifura kabisa, ndetse n'undi musifuzi uzaba usifura ku ruhande. Mumbabare izina rye singibuka neza, ariko ngabo abasifuzi bazasifura iyi match. Ni match ama ekipe yombi yiteguye, ariko duhere wenda muri ekipe ya Rayon Sport. Niyo isa nirimo amakuru menshi agiye atandukanye. Icyo wamenya ku ikipe ya Rayon Sport, ni Rayon Sport yagiye kubita agatoki ku kandi bavuga bati umukino wabanje muri championnat ni ikipe ya APR Football Club yaducitse. Ikipe ya APR Football Club yaducitse kuko ngo yaje gutabarwa n'umusifuzi Cyucyuri, ariko abareyo bavuga bati iyi match noneho ni match yo kugaragaza ko tugifite imbaraga. Icyo wamenye Rayon Sport yamaze kandi kugera mu mwiherero, yajyanyemo abakinnyi 23 barimo abanyamahanga 9. Hazakugwaho umunyamahanga umwe, hagasigara abanyamahanga 8. Abanyamahanga 9 icyo wamenya bagiye muri kampu witwa Chimanga, n'uwitwa Yusuf Dianye, n'uwitwa Kitoko
Pizarro Likau, n'uwitwa Tony Kitoga, n'uwitwa Bedi Bigirimana, Aziz Basane Kulanya, Kamil Luwani Ngongo, Asmani Ndikumana ndetse na Joaquim Bienvenu Vininyu. Abo ngabo nibo umutoza Haringo Francis yahisemo kujyana muri kampu ubwo hazava umwe hasigara 8 ndetse umukinnyi udaharubwo uje amakarita ni Richard Ndayishimiye. Nibyo bikomeje kuvugwa muri equipe ya Rayon Sport, nta bindi bivugwamo. Ikindi kintu nihuza cyane ni breaking news, n'uwitwa Kwizera Olivier. Uyu nguyu bikomeje kuvuga ko ashobora kwerekeza hanze by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Azam Football Club. Uyu nguyu kabisa aho ikipe ngirimo proposal ya miliyoni 50 ndetse n'umushahara w'ibihumbi 2500 buri kwezi. Nibyo gutegereza tukareba n'umusore gusoza amasezerano muri iyi equipe ya Rayon Sport. Twigiriye rero muri equipe ya APR Football Club. Ni ikipe ya APR Football Club ni ikipe yiteguye nayo mu buryo bwose, ariko nkuko Taito natangiye mbibabwira ni ikipe yabuze ikira nayimira. Wakwibaza uti bihagaze gute? Ni equipe ifite bamwe mu bakinyi bayo b'inkingi za mwamba bihuwiswa ko bashobora kudakina uyu mukino. Undi buhera wa mbere ni uwitwa Niyomugabo Claude. Uyu nguyu biravuga ko ashobora kuba afite akanoke cyangwa se akantu kameze nk'imvune katamwemerera cyangwa se gatuma ashobora kutaboneka kuri uyu mukino, akaba yabasuspende. Undi mukinyi ufite ikibazo ushobora kutaboneka kuri iyi match ni uwitwa Sekiganda Ronald. N'umwe mu basore nabo bayifatiye runini. Ni umusore wagerageje kwitwara neza muri derby yagiye akina cyangwa se mu mikino yagiye ahura na Rayon. N'umwe mu basore bagendaga bitwara neza, uretse ko muri match y'ubushize Ronald Sekiganda atarare, ndetse uno musore nyine bivugwa ko atarare kitara neza ngamere neza. Ikindi kintu gikomeje kuvugwa gikomeje kuba amayobera ni umusore Saidu Dauda Yusufu. Uyu nguyu nawe ntarimo kumvikana neza na bamwe mu bayobora iyi equipe cyangwa se mu bashinzwe iyi equipe. Uyu Dauda Yusufu rimwe na rimwe ngo ntari kuboneka ku myitozo, baramutegereza ku kibuga cy'imyitozo, rimwe yaza akaza akerewe ndetse iyi wundi yazi ntanaze. Ni ikibazo gihangayikishije equipe ya APR Football Club, ndetse bibaza umwe mu basore bashobora kubusimbura igihe bagura abasore babiri b'inkingi za mwamba ndetse bakabura n'umudefanseri nka Claude. Ni ikibazo cyaba gikomeye, nibikomeje kwibazwa. Kandi ni ikipe ya APR Football Club nayo ibizi ko ni pressure, iri kuri pressure. Ni ikipe itatwaye igikombe, nubwo izahabwa igikombe cya National Champions, ariko ni ikipe ibizi neza ko igikombe nyamukuru cyatwawe n'ikipe ya Al Hilal. Ni ikipe ngema congratulations, ngo ni ikipe nayo ivuga iti igikombe gisigaye ni igikombe cy'amahoro. Ikindi kandi nabo barareba bakavuga bati ni umutoza Abdullah Mutalebu udafite byinshi yakoze, ni umutoza wagaragaje urwego rwe ko ruri hasi, ni umutoza baje kuba batega uyu mukino. Nanone nicyo kintu wamenya, niyo mpamvu nababwiye ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni equipe nyine nayo iri gustaragoringa, irimo kurwana n'ukuntu yahuza kampu cyangwa se bashyira hamwe umwuka umwe muri vestiaire. Ariko nibyo ngibyo biri kuvuga, urumva ko hakirimo kantu ka sambaratika bitarakusoka neza. Umugani w'abareyo wa mugani ni ikipe bajyaga bitwaza ko bari buze kugira uyu munsi ngo natwagira umukiza uduruka arimo hari, ndetse ngo ntanga wisonga Patrick bahari. Uyu munsi ngo ni Rurisa. Iyi match namwe mwandika muri comment mumbwire uko mubona uyu mukino uzagenda. Gusa abasesenguzi benshi nanjye ndimo turamahirwe menshi equipe ya Rayon Sport ndetse n'umutoza wa Haringo Francis Christian kuba yazaza kuba yitwara neza kuri David, dore ko ni umwe mu bagabo bigeze gutwara igikombe cy'amahoro cyangwa se gukina imikino yo gukuranamo, ndetse afite ibikombe bigera kuri 2. Ubwo nguko ni igikombe cya gatatu yabagiye gutwara, ndetse n'umutoza watwaye iki gikombe muri Rayon Sport. Nibyo ngibyo naba ngiye kubwiye. Ubwo equipe ya APR Football Club kandi muribuka ko nayo ikomeje kugenda irambagiza kugira ngo irebe uko yazagenda isimbuza bamwe mu basore bayo bagomba gusezera. Nicyo ngicyo kindi ugomba kumenya muri iyi equipe. Ubwo nayo ni ikipe ikomeje kugenda iganiriza abakinnyi bagiye batandukanye, ndetse n'ikipe igomba gusezera abakinnyi bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye. Ngiye kugukorera urutonde mu kanya muri video ndi ubahe, ndaje mbaho urutonde rw'amwe mu bakinnyi bagomba gusezerwa muri equipe ya APR Football Club. Ibyo ngibyo uraza kubimenyera nahangaha kuri Nepo TV official. Ndumva rero nabashimira neza cyane. Nyamuneka ngana ku musozo ongera wibuke urebe ko wakanze subscribe, nusanga utarakanze subscribe kandi no kuri ukazogera like, comment, share nabyo ni ingenzi. Izo comment zanyu nzagenda nzinyuzamo amaso. Ubwo rero reka mbashimire naho utaha. Hasta la vista.